rero niyo mpamvu Imana iratubwira iti rekura ubwoko bwanjye bujye kunkorera kuko uwo ni imfura yanjye kandi niwanga iyo mfura nzayica. ni ukuvuga ngo rero ubwo hari abantu babiri batandukanye mu buryo bwo kubitwereka, hakaba abana ba Isirayeli n'abana ba Egiputa, ariko ubu noneho ibyo byombi biba muri wowe. ni ukuvuga ngo muri wowe harimo imfura y'Imana, ariko urabizi neza ko muri wowe harimo nanone n'imfura y'Egiputa ishaka gukora ibya Egiputa ashaka. rero wowe wemera rero kugomwa Egiputa ibyo ishaka ntubikore, ahubwo ukiyegurira Imana kugira ngo ubashe kuba umwana w'ubugingo, ubashe kuba ubarwa mu bazabona ubugingo. hanyuma ariko nanone Imana ikavuga iti rero niwanga ati rero uzakubitwa ku bw'ibyo, cyangwa nzarimbura Egiputa, nzarimbura abana b'imfura. reka mbitangeho urugero kugira ngo mubone uko mubyumva. urugero iyo dukoresheje nk'igice cya 16 cya Apocalypse cy'ibyahishuwe, ujya kubona ukabona ibyago byabaye mu gihugu cya Egiputa nibyo bigaruka muri za nzabyandwi z'umujinya w'Imana, umujinya Imana ifitiye isi. inzabya ni ukuvuga ngo ukuntu amazi yabaye amaraso, ukuntu imyuka y'ibikeri, ni ukuvuga ngo juste byose ku murongo. ibyago byabaye muri Egiputa ubisanga hariya muri Apocalypse mu byahishuwe igice cya 16. mu nzabya hariya ni inzabyandwi, muri Egiputa byari ibyago 10 byabayeyo. icyaherutse cyabaye kumaramaza kuyicira imfura. rero Bibiliya iba ari imvugo y'umwuka, bisaba ngo ugire guhishurirwa ushobore gusobanukirwa icyo Imana ishaka kuvuga. ni ukuvuga ngo ndabasuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. amazina yanjye ni Ingabire Clemence. ikiganiro na Imana rero ibaho umugisha. irakoze ku munsi mwiza duhaye nanone kugira ngo twongere dusangire ijambo ry'Imana, twongere tutega amatwi nanone twumve icyo Imana ivugana n'imitima yacu, twongere twumve kuyoborwa n'Imana, tumenye icyerekezo twerekezamo kugira ngo abe aricyo tugendamo mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. reka dutangire dusenga rero, dusabe Imana kubana natwe mu izina rya Yesu. Data muremyi wa byose, mu izina rikomeye rya Yesu, ngushimiye iki gitondo duhaye nanone, ngushimiye amahoro yawe mu mitima yacu databuja, amahoro yawe atameze nk'ay'ab'isi, atameze nk'ay'isi, kuko ni wowe uyatanga. waravuze ngo mbahaye amahoro, kandi amahoro mbahaye n'ayanjye. uratubwira ngo kandi ntiyaduhaye nk'uko ab'isi batanga, Mwami Yesu, kandi ayo waduhaye waratubwiye ngo ni ayandi azatemba muri twebwe ameze nk'uruzi, adaterwa n'uko situation zimeze neza ukurikije abantu, ahubwo aterwa n'uko uri ku ngoma ukaba utegetse mu bugingo bwacu, kandi amaso yacu akaba ahweje tureba ibyo twiringizwa n'umurimo wadukoreye i Karuvari, hanyuma bikadutera gukumbura igihugu cyiza cy'ubugingo, bigatuma iby'iyi si n'ibitugoye byose ushobora kubitera umugongo, tukarangamira ibiri imbere, nk'uko ijambo ryawe rivuga Mwami ko tugomba kwibagirwa ibiri inyuma kugira ngo dusingire ibiri imbere. rero Mukiza mwiza, ndagushima ku bw'ibyo, kandi Data nkwereka ubugingo bwose bw'abankurikiye mu izina rya Yesu, kugira ngo twese hamwe utwigishe ibyo, kugira ngo dushobore kugira amahoro muri wowe, kugira ngo dushobore gukomera ndetse no ku munsi mubi. ndabigusabye databuja mu izina rikomeye ryawe ryera Yesu, amen. ubushize twize uyu munsi ndimo ndasoza kuri cya gitabo cya Rusi, ku bibazo nari nabashijwemo mu gitabo cya Rusi. rero twavuze ubushize ku birebana no gucungurwa, uburyo Rusi yagombaga kubona umuntu umucungura, ariko byose twagiye tuvuga mu gitabo cya Rusi uburyo hahishemo ubwiru bwo gucungurwa k'Umwami Yesu, uburyo acungura abanyamahanga nk'igishushanyo cya Rusi akabinjiza mu itorero, hanyuma kandi uwo ukaba ari umurimo yagambiriye gukora usa nko guhumba ibyasigaye mu murima, ariko natwe aduhumba kugira ngo natwe tubone ubugingo nka kuri Rusi yahumbaga. twarabibonye,
kandi aho yagombaga kubazana abamowabu bakagaruka nta handi ni mu nzu y'imitsima ariho i Betelehemu, kandi iyo nzu y'imitsima tukaba tubizi Yesu ko ari wo mutsima w'ubugingo. Ibyo nabisobanuyeho mu buryo burambuye. Rero ubushize twavuze ku birebana no gucungurwa, uburyo Rusi yagombaga kubona umucunguzi umucungura mu buryo bwo kugira ngo amuhungure ashobore kubona urubyaro. Twabigiranyije tureba rero uburyo bihishemo ubwiru butangaje bw'ukuntu Imana nayo yari yarabuze urubyaro rwayo rwari rwarabuze, kuko abantu bose bakoze ibyaha ntihagira n'umushyikira gukiranuka kw'Imana. Rero Adamu yari yarahejeje, yapfuye atabyaye, ariko Imana ikaba yaragombaga kubona urubyaro. Hanyuma Yesu akaba ari wabaye umucunguzi ugarurira Imana urubyaro. Twariga ibyanditswe bibivugaho, hanyuma tukabonye byinshi n'uburyo yadusubije n'ibyacu twari twaragurishije kubera uburangare bwacu. Satani akaba umwami w'iyi si, akaba ategeka iyi si, akavuga ko ingoma zose yazeguriwe, ariko Yesu agashobora kubitugarurira. Twabonye rero ko izo ziri mu nshingano z'umucunguzi. Tubona n'uburyo mu nshingano z'umucunguzi ari we uhorerera ubugingo. Rero twabonye ko Yesu ari we wahorereye ubugingo, horerera amaraso tuzi ko aba ubugingo bo mu maraso, twarabibonye. Ndibaza ntakeneye kubisobanuraho byinshi cyane. Hanyuma tuvuga ariya jambo rero rirebana no gucungura, murabyibuka ko kuriya gucungura ubushize twarebye aho ibyanditswe Bibiliya zacu ziba zibibyita ijambo rimwe, ariko iyo ugiye mu magambo ya original ni ukuvuga ngo gucungura. Twarebye umucunguzi, twabonye ko ibyo twize ubushize byari uriya mucunguzi yari gera, cyangwa uku gucungura kikaba ari geurimu. Ni ukuvuga ngo ni mu gihe burayo, bikaba bisobanura uriya mucunguzi mu buryo twabisobanuye nyine, ari byo mu Kigiriki bita agorazo. Hanyuma bikaba bitandukanye nanone n'irindi jambo rivuga gucungura naryo, ariko ryo ryitwa pada. Niryo rero nababwiye ko turi bwige uyu munsi. Ryo rero rikaba rikoreshwa iyo Imana irimo ivuga gucungura abana b'imfura. Niho rikoreshwa iyo bigeze ku gucungura abana b'imfura. Niyo mpamvu umutwe w'amagambo tugiye kwiga uyu munsi ari gucungura abana b'imfura, kugira ngo dukoreshe ririya jambo pada. Imana rero itugirire neza. Turagiye rero mu gihe burayo, iri jambo pada niryo risobanura kuriya gucungura, ariko rikoreshwa ahangaha honyine aho Imana ibivuga gucungura abana b'imfura. Ni ukuvuga ngo wabisanga mu gitabo cyo Kuva 22:29, mu Kuva 30:20. Ni henshi cyane mu bitabo by'Isezerano rya kera, donc muri Tora. Pada rero bikaba bisobanura iki? Bikaba bisobanura reka mbanza nze nkubisobanura mu Cyongereza kugira ngo mbone uko ngerageza kubishyira mu Kinyarwanda. Ubusobanuro bwaryo bwa mbere busobanura mu Cyongereza ni retransfer the ownership, cyangwa ni ukuvuga ngo ni ugusubiza nyir'ubwite, cyangwa gusubiza umuntu kuba nyir'ubwite. Ni ukuvuga ngo mbere yari nyir'ubwite, ariko hari impamvu zatumye ataba nyir'ubwite, noneho ukamusubiza kuba nyir'ubwite. Nyir'ubwite ndibaza ko mu Kinyarwanda byumvikana ko ari we nyir'ikintu runaka. Rero uko kugarurira umuntu gusubira akaba nyir'ubwite ni ryo jambo rikoreshwa hariya risobanura pada ngerageje. Hanyuma uko gusubiza umuntu kuba nyir'ubwite bigakorwa hishyuwe ikiguzi runaka kugira ngo ibyo bishoboke. Nanone iri jambo rikaba risobanura muri iyi sansi yo gusubiza umuntu kuba nyir'ubwite, rigasobanura Passover, ariko bidahura na ririya jambo rikoreshwa mu Kuva 12 to Passover rikoreshwa ahangaha, rikaba rivuga nko ndabyita gute, kutabarwa mu mubare wa gahunda zigenwe. Ni ukuvuga ngo urugero, hari abantu wenda bashinzwe kujya gukora ibunaka, hanyuma ariko muri abo bantu bagennye
hakaba uwo batabaramo we ntibamushyire muri uwo mubare. Uwo rero ni ukuvuga ngo aba yarenzweho, yakorewe paso, we baramurengaho nibamushyira muri uwo mubare. So nabyo rero bikaba bishaka kuvuga iryo jambo. Nari ngerageje kubisobanura mu buryo buri literal uko iri jambo rikoreshwa. Reka ngerageze nanone ukuntu nagerageza kubisobanura. Ni ukuvuga ngo iri jambo pada hamwe na geurimu byose bisobanura gucungura, ariko gucungura kwa pada ni ukurobanurirwa Uwiteka. Ni ukuvuga ngo ni Uwiteka ukwicungurira. Ubwo noneho muri geurimu ari Uwiteka ucungura. Ndibaza ko ndimo ndagerageza kubisobanura gato. Reka nongere nse nk'usubizamo nanone kugira ngo byorohe. Reka nkoresha amagambo nk'abiri y'Ikinyarwanda ajya kumera kimwe ariko adasobanura kimwe kugira ngo ubone uko ubyumva. Nk'iyo reka n'urugero ntanze justo hazaha. Nk'iyo tuvuze nk'ijambo kunga igihe umuntu yaba yavunitse, no kunga igihe abantu babiri baba bashwanye ugashaka kongera kugira ngo bahuze bongere bumvikane. Urumva byose byandikwa kimwe, binavugwa kimwe, byose ni ukunga, ariko ntabwo ubusobanuro ari bumwe. Nubwo nyamara nanone sansa ari imwe, kuko niba ari igufa ryavunitse naryo kunga ni ukugira ngo byongere biterane, ariko ntabwo kunga kw'igufa ryavunitse no kunga k'umuntu uhura n'undi ntabwo ari kimwe. Nubwo byose ariko ari kongera guhuza. Ndibaza yuko murimo mu byumva. Byose amagambo namwe, yandikwa kimwe, pronunciation ni imwe, ariko noneho meaning yabyo byombi yenda gusa, ariko nanone ntisa neza. Rimwe rikoreshwa mu kunga umubiri, irindi rigakoreshwa mu kunga ubugingo bw'abantu babiri. Imana idufashe kugira ngo tubone uko tubyumva. Voilà. Ubwo aho niho pada ritandukana na geurimu. Hanyuma iri pada rikaba rikoreshwa aho Imana ishaka kwicungurira abana b'imfura, naho rero geurimu rigakoreshwa aho Imana imanuka nanone ni ukwicungurira abantu, ariko aha ni Imana. Muri geurimu ni Imana ibikora, naho muri pada muri bubibone yuko iri busabe ko ari umuntu uri bubikore. Yesu atugirire neza. Reka rero tubanze turebe abo bana b'imfura Imana ishaka gucungura bari bande. Ibyanditswe bibivugaho iki? Urugero, reka ni mirongo myinshi, ndagerageza gukoresha imirongo mikeya. Icy'ingenzi nuko dushobora kubyumva. Ni ukuvuga ngo wazasoma n'ahandi hose muri Bibiliya iba ari imirongo iri clear, imirongo y'ingero, kugira ngo nuzasoma n'ahandi uzabe waramaze kubona ubusobanuro bwabyo. Reka rero dukoreshe nk'uyu murongo wo mu Kuva igice cya 13. Ndasoma umurongo wa mbere ngeze ku wa 2, aho Imana mu Kuva Imana yarimo ibwira Mose, iramubwira ngo Uwiteka abwira Mose ati, mweze uburiza bwose bwo mu Bisirayeli bube ubwanjye. Mweze uburiza bwose bwo mu Bisirayeli bube ubwanjye. Iri jambo ngo mweze uburiza bwose niryo rya jambo pada. Mweze, murobanure, mushyire ku ruhande, mubarobanurira Uwiteka. Mweze uburiza bwose bwo mu Bisirayeli bube ubwanjye. Imfura z'abantu n'uburiza bw'amatungo ni ibyanjye. Imfura z'abantu n'uburiza bw'amatungo ni ibyanjye. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose cy'uburiza njyewe ndimo ndakidemanda, ndagisaba ko kiba icyanjye. Voilà. Kuva nanone reka dukoresha undi murongo. Kuva ibice 22 umurongo wa 29. Muri Bibiliya zimwe zanyu wasanga ari 28. Naho haravuga ngo ntugatinde kuntura ku byuzuye ibigega byawe no ku mazi y'imbuto z'ibiti byawe. Imfura z'abahungu bawe ujye uzintura. Kubera iki rero? Ari imfura Imana irimo ishaka. Yavuze imfura z'amatungo, yavuze n'imfura z'abantu. Ni ukuvuga ngo imfura z'abantu Imana irimo ivuga hano kuki yavuze n'imfura z'amatungo. Kuko hepfo yenda uyu murongo naza kwibagirwa kuza kubigarukaho, sinze kubivuga, reka mbirangirize kimwe. Imfura
iyo Imana irimo ivuga nk'igikoresheje dufashe nk'urugero nko muri passage za Yakobo yavuze abantu n'abakorinto Bibiliya ivuga abantu inyamaswa abantu ni ukuvuga ngo iyo umuntu ari umupagani agifite gutekereza ku isi no gutekereza kumurebaho wenyine atareba adashaka kwiyegurira Imana ngo ubuzima bw'ubumana bari bwo bugendagenda muri we akora icyo Imana ishaka atagikora icyo kamere ye yifuza. Iyo yahindutse gutyo asigaye akora ibyo Imana ishaka atari byo we ashaka, Imana nibwo imubara nk'umuntu. Naho iyo agikora ibyo kamere yimusaba, Imana imubara muri kadire y'inyamaswa. Niyo mpamvu rero ubona hano Imana ivuga ngo ni imfura z'abantu n'imfura z'inyamaswa. Mu by'ukuri ntabwo ari inyamaswa yashakaga kumininga, ahubwo yavugaga inyamaswa z'abantu ko mu by'ukuri zose irimo izishaka. Ari abakijijwe ari n'abatarakizwa, abo bose Imana irabashaka. Turabibona hepfo uburyo izi mfura yagombaga kuzivuga muri ubu buryo, kuko nari mbabwiye nti kuki izi mfura z'abantu Imana ivuga ngo bazirobanure, ni ukubera iki? Wabibona nko mu Kuva ku gice cya 8:17, aho Bibiliya ivuga ngo kuko uburiza bw'Abisirayeli bwose ngo ari ubwanjye, ubw'abantu n'ubw'amatungo. Uburiza bw'Abisirayeli bwose ni ubwanjye, ubw'abantu n'ubw'amatungo. Nabwiyereje bya jambo pada ngo kuri wa munsi niciragaho imfura cyangwa uburiza bwo muri Egiputa, bwo mu gihugu cya Egiputa bwose. Urumva Imana igituma ishaka ko imfura bazeza, mu yandi magambo nazo zakabaye zarapfuye mu gihugu cya Egiputa, ariko ntabwo zapfuye, zarakize. None rero izo rero yaraziyejereje kugira ngo zibe ize. Umurongo wa 18 hakavuga ngo none ntoye Abalewi mu cyimbo cy'imfura z'Abisirayeli bose. Ni ukuvuga ngo yarimo ivuga ngo imfura zose, iz'amatungo n'iz'abantu zose nizi. None kandi zahindutse ize ko agomba kuzibona, kuko yarazisipeyarinze, yarazicunguriye. Ubwo imfura zose zo mu Egiputa zagombaga gupfa, hanyuma iz'Abisirayeli arazikiza, ariko yari yazicunguriye, yari yazishyiriye ku ruhande ngo zibize. Niyo mpamvu imfura zose ari izi. Ariko noneho aravuze ati ntabwo rero ari ukujya mu muryango wose ngo ngende njye gushakamo imfura, njye gushaka mu mashyo yose nshakemo imfura ntabwo ibyo ari byo nshaka kuvuga. Ahubwo jyewe ikintu nakoze nuko nakubiye umuryango umwe, umuryango wa Lewi, uhinduka usimbura ziriya mfura zanyu zose mwakabaye mwumpa, aba ari uwo muryango uhinduka imfura kuri jyewe. Nimwibuke Abalewi ni iyo usomye nko mu gitabo cy'Itangiriro ku bice 49, bitangira Abalewi ubundi nta kintu batigeze baba privilegiye, batigeze bagira agaciro gakomeye, bitewe n'uko ni ukuvuga ngo batangira batanga umugisha. Yakobo batangira atanga umugisha abwirijwe n'Imana, avuga ku muhungu we wa mbere Rubeni, akamubwira ngo ni wowe gushobora kubyara kwanjye kwatangiriyeho, ubarusha imbaraga n'ubutwari, atari ko ntabwo uzabona umugisha kuko watinyutse kurira uburiri bwa so, ati wowe uzamera nk'amazi adahama. Urumva yahindutse, nubwo ari wowe wari imfura wagombaga kubona double portion, ariko ntabwo byashobotse kubera amakosa yari yarakoze yo kurira uburiri bwa se. Ni ukuvuga ngo wajya ku ruhande. Abagakurikiyeho rero hari Simeyoni na Lewi. Simeyoni na Lewi nabo bakurwamo nuko yababwiye ati ati umujinya wanyu uteye ubwoba, umujinya wanyu n'uw'inkazi, ati mutima wanjye ntukabe mu nama zabo, ati kuko bicishije abantu inkota kandi babahora ubusa. Murabyibuka cya gihe mushiki wabo yari yarafashwe ku ngufu. Ni ukuvuga ngo icyo gihe nabo babuze umugisha. Hanyuma umwana wa kane ari we Yuda, aba ari we atangira guhesha umugisha, aravuga ngo barusha imbaraga n'ubutwari. Murabyibuka ibintu byinshi amuvugaho, ati bene so bazakubaha, ati kandi inkoni y'ubugabe ntizava hagati y'ibirenge byawe Shiro, ari we nyirayo ataraza, yavugaga umwami Yesu. Urumva ko deja Lewi yari yaravuyemo icyo gihe. Hanyuma
uwari pirivirejiye yari yuda. Hanyuma Lewi rero yaje kwinjira mu isezerano nanone kugira ngo ahangaha ajye gutorwa. Nanone mubibona igihe bavuye mu butayu bagatangira kuramya ya nyana bakoze mu nzira. Murabyibuka ko Imana yavuze ngo bari ku ruhande rwayo baze kandi bice bene wabo bandi batashaka kuba ku ruhande rw'Imana, barashaka guhama muri idolatri. Umuryango wa Lewi uraza uhagararana n'Uwiteka. Nibwo Imana yongeye rero ibaretaburisa kuba bagomba kurwanira inyungu z'Uwiteka. Niko rero Imana hano ivuga, nibyo nasobanuraga, ikavuga iti rero burya Lewi niwe natoranije ari burepresente za mfura zose navugaga. Ariko ntabwo ndimo mbabwira amateka, ahubwo icyo nshaka kuvuga ni ikihe. Lewi tuzi ibyanditswe iyo birimo bivuga Lewi ni ukuvuga ngo ni umuryango utarigeze uhabwa gakondo mu Isirayeli. Lewi akaba ari representation y'itorero ry'Imana ridafite gakondo mu isi, bari mu isi nk'abashyitsi n'abimukira. Gakondo yabo ikaba iri ku Mana mu ijuru. Niko Bibiliya ibivuga ngo kuko ubwene gihugu bwacu notre citoyenneté iri mu ijuru. Mu isi tukaba turi abashyitsi n'abimukira, tukaba tuhari comme les ambassadeurs. Bibiliya iravuga ngo kuko ngo turi intumwa mu cyimbo cya Kristo, ngo Imana ikaba igomba kwingingira abandi bantu biciye muri twebwe. Ni uwo murimo dushinzwe inaha, ariko gakondo yacu ikaba ku Mana. Rero urumva ko umuryango wa Lewi utoranywa mu by'ukuri muri Lewi ni ikimenyetso kigaragaza itorero ry'Imana. Ni nako rero uzabona Imana irimo ikomeza kubivuga. Urugero nk'iyivuga nko muri Malaki, iyo urebye nko muri Malaki ku gice cya 3 aho Imana itangira isobanura ibintu yari igiye kuzakora, ikavuga ngo atangira avuga ngo dore intumwa ngo nzatuma integuza imbere yanjye ngo izambanziriza ngo intunganirize inzira. we yavugaga Yohana umubatiza. Noneho yarangiza akavuga umwami Yesu, akavuga ngo umwami mushaka ngo azaduka mu rusengero rwe, ngo kandi intumwa y'isezerano mwishimana dore araje. Ngo uko niko Uwiteka avuga, ngo ninde uzabasha kwihangana ku munsi wo kuza kwe, ngo kuko Yesu urumva ngo azaza ngo azaza ameze nk'umuriro w'umucuzi, azaza ameze nk'isabune y'abameshi, ngo azicara ngo nk'ucura ifeza ngo kugira ngo ayitunganye imaremo inkumba. Ariko inyungu ngo ari ukugira ngo atunganye abahungu ba Lewi ngo bamuture amaturo. Umurongo wa 3 ngo abacenchure ngo nk'uko bacencura ifeza, ngo kugira ngo bazature Uwiteka amaturo bakiranutse. Urumva abo bahungu ba Lewi yarimo avuga ahangaha. Kandi urumva bigera mu isezerano rishya badagishoboye no gutura amaturo nta bahungu ba Lewi bagikora. Abahungu ba Lewi ari twe uyu munsi. Bibiliya ivuga ngo yaduhinduye ubwoko bw'abami n'abatambyi. Donc ni ukuvuga ngo abo bahungu ba Lewi arimo avuga hano yagombaga gucenshura akabatunganya kugira ngo bature Uwiteka amaturo bakiranutse, rikaba ari itorero ari bo mfura ku Mana. Izo mfura rero Imana yarimo ivuga hano hepfo. Urumva nubwo ntaranarangiza ariko ngenekereje washobora kubyumva icyo bishaka gusobanura. Okay, noneho reka turebe kwanza ni ukubera iki abana b'imfura ba Egiputa bo bagombye kwicwa hanyuma ariko Abisirayeli bo bakarokorwa. Reka turebe ibyanditswe icyo Bibiliya bivuga. Icya mbere ni uko Bibiliya isobanura yuko ndibaza ko ari n'ikindi ndi buhagarikireho ku bw'uyu munsi, nubwo hari impamvu ebyiri nyamukuru ariko izo byanditswe bivuga, ariko ndavuga iyi imwe yonyine uyu munsi. Icya mbere ni uko Egiputa yanze kurekura. Bibiliya iravuga ngo yari yanze kurekura imfura z'Uwiteka. Kuko yanze kurekura imfura z'Imana, rero Imana nayo ihita yataka imfura zayo. Voilà. Okay, ubibona nko mu kuva ku gice cya 4 umurongo wa 22 kugeza 23 aho Imana ivuga ngo kandi uzabwire Farawo uti Uwiteka aravuze ati, ni Imana yarimo ituma Mose ati rero uzagende ubwire Farawo uti mubwire ngo Uwiteka aravuze ati ubwoko bw'Abisirayeli n'umwana wanjye w'imfura. Ubwoko bwa Isirayeli bwose n'umwana wanjye w'imfura n'amaronko yanjye n'imfura kuri jyewe. Nta nubwo mbabara nk'abantu benshi, ngiye mbabara nk'umwana wanjye w'imfura. Murimo murabyumva rero ko niba Imana ibara Isirayeli nk'ubwoko bw'imfura, itorero ryose icyarimwe Imana iribara nk'ubwoko bw'imfura, kuko Isirayeli ari symbole
ari sembore ya eglise, ngo kandi ngo narakubwiye nti rekura umwana wanjye agende ankorere, ariko wanze kumurekura, nuko rero nzica umwana wawe w'imfura. Ibyo ni amagambo Imana yari yaravuze, yatumye kuri Farawo hakiri imbere. Iramubwiye iti Farawo mumubwire ngo ubwoko bwa Isirayeli ni umwana wanjye w'imfura, kandi narakubwiye nti rekura umwana wanjye w'imfura agenda nkorere, ariko wanze kumurekura, none rero nzica umwana wawe w'imfura. Murumva rero igituma umwana wabo w'imfura yapfuye nuko banze kurekura umwana w'imfura w'Uwiteka. Reka turebe iri jambo umwana w'imfura bisobanura iki dukoresheje amagambo ya original y'Igiheburayo kugira ngo tubirebe. Umwana w'imfura bisobanura mu Giheburayo ni bekor. Iyo ari umuhungu ni bekor, yaba ari umukobwa akitwa bekira. Ufite n'iryo jambo burya bakoresha iyo bashaka kuvuga Bikira Mariya, niho rikomoka. Bikira Mariya ni ukuvuga ngo ni imfura ariko y'umukobwa, Bikira Mariya, kuko yabaye imfura mu bagore bose. Bikira Mariya ntabwo ari kuba umubikira, ntabwo ari kuba umubikira donc muri sanse tuzi yo kwitega igitambaro. Iri jambo niho rikomoka. Bikira ni ukuvuga ngo ni imfura y'umukobwa, rigakoreshwa kuri Bikira Mariya kuko yabaye imfura mu bagore bose nk'uko marayika yabimubwiye. Voilà. Hanyuma dukomeje kuri iri jambo, iyo hakaba irindi rikomokaho rivuga bikurimu. Ku banyeshuri bo tujya twigana iri jambo ndibaza ko barizi cyane. Bikurimu bikaba bishaka gusobanura first fruits cyangwa premise mu Gifaransa, first fruit mu Cyongereza, cyangwa ibyo twita mu Kinyarwanda sinzi ukuntu babyita, ariko mu Giswahili ni mazao ya kwanza. Ni ukuvuga ni umuganura. Voilà, ni umuganura. Ni ukuvuga ngo ni ibyo wejeje bwa mbere, ibyo ngibyo nibyo byitwa bikurimu. Bikaba rero umunsi mukuru wa Pentecote, uriya munsi mukuru umwuka wera yamanutse akamanukira abizeye ba mbere Abisirayeli, witwa bikurimu. Ni ukuvuga ngo wari umunsi w'umuganura, baryaho imazao ya kwanza, ibyo bejeje bwa mbere bakagomba kubiturira, kubiganurira, bakabitura Uwiteka Imana yabo. Rero uyu munsi witwaga bikurimu. Bikaba rero nanone bisobanura ko kuri uriya munsi wa Pentecote aribwo Imana yabonye imfura, yabonye itorero, ibona imfura zayo, ibona umurimo, ariyo mpamvu witwa gutya. ariko kuri uwo munsi wa bikurimu aribwo Imana yakoze uno murimo. Reka dukomeze turebe gatoya. Urumva Isirayeli ni ikimenyetso cy'itorero, turabizi. Rero Isirayeli ubwo ari imfura ku Mana, ari ikimenyetso, ariko tuzi neza ko itorero muri rusange atari Isirayeli yonyine, ahubwo Isirayeli ikijijwe n'abanyamahanga bakijijwe. Bibiliya irabivuga ko abo ngabo ari bo mfura Imana yishimira. Sasa niryo jambo Imana ikoresha, nibo mfura z'Imana kandi yishimira. Hanyuma rero nk'uko Imana yabwiraga Egiputa kiriya gihe, ikabwira Egiputa ngo ngo barekure imfura z'Uwiteka, barekure imfura z'Imana, bazirekure zijye gukorera Imana, niko n'uyu munsi Imana irimo ihamagara Egiputa. Iyo Egiputa ni iyihe? Mwibuke yuko na Egiputa ari imvugo y'umwuka, nk'uko ibyanditswe bijya bivuga. Imana ikavuga iti rero, iyo usomye ni henshi biri, ariko reka nse nk'ukotinga wenda mu byahishuwe ku gice cya 11, aho Imana igira gutya ikavuga iti, ivuga kuri bariya bahamye, ikavuga ati aho bazagwa imirambo yabo izabiri bazaba barambaraye, ati ni muri Egiputa, ni muri Sodomu na Gomora, ati ariko ni muri Yerusalemu. Atari kubyo ndimo mvuga ni mu mvugo y'umwuka. Ni ukuvuga rero tuzi imvugo y'umwuka y'Imana iyo ishaka kuvuga isi y'ibyaha, isi y'uburetwa,
igihugu cy'uburetwa gifasha abantu miri kibabujije amahoro, ariko icyo gihugu kikaba kidafite situation geographique yo mu isi, ahubwo ni ukuvuga ngo icyo gihugu Imana ibivuga gishobora kuba ari mu mutima wawe, aho kamere yawe yafashe mbere ubugingo bwawe, ukaba udashobora gukorera Imana. Imana yareba ikabona ni muri Egiputa, ikabona ni muri Babuloni, ikabona ni muri Sodomu, ni muri Gomora, none ijwi ryayo rikaba ririmo ritangaza uyu munsi ngo ushobora kurekura ubwoko bwanjye ukajya kunkorera, ukarekura imfura yanjye nahamagaye, kubera ko tuzi neza yuko twese umuntu wese waremwe ari imfura ku Mana, ni imfura y'Imana, kuko ni Imana yaturemye imfatiro z'isi zitarabaho, ituremgenera imirimo. Iyo usomye mu Efeso igice cya 2 umurongo wa 10 Bibiliya bivuga ngo kuko ngo turi abo yaremesheje amaboko ye, kandi aturemeye imirimo myiza yo muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguye kuva kera kugira ngo tuzayigenderemo. Rero urumva mu by'ukuri umuntu wese ni imfura ku Mana. Hari uwumvise w'umuntu, ariko hari n'utumva kimeze nk'inyamaswa, ariko ibyo ari byo byose nawe yarahamagawe, nawe Imana iramushaka kugira ngo agende ajye kuyikorera. Imana rero nkuko yabwiraga Egiputa, ibwira Farawo iti rekura ubwoko bwanjye bugende bujye kunkorera, bikaba bimeze nkuko n'uyu munsi Imana none irimo itangariza muri iyi si isi atari iyi tuvuga muri situation geographique nka kuri Imana ibivuga nko mu urugero iyivuga nko mu Baroma igice 12 kavuga iti mwe kwishushanya n'isi y'iki gihe. Ntabwo isi bivuga ni imitwarize, ni imibereho, ni ubuzima, ni imitekerereze, ni icyerekezo cy'imibereho idahura n'ubushake bw'Imana, idakora ibinezeza Imana, ahubwo ikora ibyinezeza cyangwa binezeza abandi bantu cyangwa binezeza Satani. Iyo rero yose niyo yitwa isi. None Imana rero nayo ikaba yinterpreta none muri iyo Egiputa ikavuga ngo rekura ubwoko bwanjye, ikasa ni nkaho yabwiye kamere yawe, ikabwira irari ryawe no kwifuza kwawe ngo rekura uyu muntu agende ajye kunkorera, ni kuko ni imfura yanjye, kandi ni wanga nanjye rero nzica imfura zawe. Uku nguku niko abantu bazarimbuka ofete, niyo jijuma iri, kuko ni nanga jyewe kurekura ubugingo bwanjye, kurekura umwuka wanjye wavuye ku Mana, kugira ngo mbeho ubuzima bwubaha Imana, kuko umwuka wanjye wavuye ku Mana. Imana ni se w'imyuka, hanyuma nkarangiza nkaguma kuwutsikamiza ubugingo bwanjye, ame yanjye, kuko ubugingo bukora icyaha bwose buzapfa, nkaguma kuyitsikamiza na kamere yanjye n'umubiri wanjye. Bizatuma rero ndimbuka nsize ko ntigeze nemera kujya gukorera Imana, kuko Imana izatsemba izo mfura za Egiputa zose, arizo ibyo byose bikora binezeza Egiputa byo muri jyewe, kamere yanjye izayitsemba, kuko ubugingo bwose bukora icyaha buzarimbuka, izabutsemba ibuhoye ko butigeze bwemera gukorera Imana. Ni ukuvuga ngo utigeze ureka wemera kwigomwa ibyarindamu yawe, wemera gutanga umubiri wawe na ame yawe kw'igitambo. Ibyanditswe niko biravuga ngo mu Baroma igice 12 ahera ku mubiri akavuga ati mutange imibiri yanyu nk'ibitambo byera bizima bishimwa n'Imana, no kuyikorera kwanyu gukwiye. Gutanga umubiri nk'igitambo kibi, igitambo ni icyapfuye. Ni ukuvuga ngo fata umubiri wawe nk'upfuye ku by'isi kugira ngo ushobore kubaho ku bw'Imana, yarangiza yagera ku bugingo akavuga ati rero muhindurwe bashya, mwe kwishushanya n'isi y'iki gihe, ahubwo muhindurwe bashya mu mwuka w'intekerezo w'ubwenge bwanyu, kugira ngo mumenye icyo Imana ikunda n'icyo ishima, aho ari cyo mukurikira. Urumva rero nta kuntu umwuka wawe warekuka ngo ukorere Imana, esprit yawe utemeye gutanga umubiri wawe nk'igitambo gipfuye, kandi utemeye guhindurwa mushya mu ntekerezo zawe no mu bushake bwawe no mu marangamutima yawe no mu myibwirire yawe, ntabwo byashoboka. Rero niyo mpamvu Imana iratubwira iti rekura ubwoko bwanjye bujye kunkorera, kuko uwo ni imfura yanjye, kandi niwanga iyo mfura nzayica. Ni ukuvuga ngo rero ubwo hari abantu babiri batandukanye mu buryo bwo kubitwereka, hakaba abana ba Isirayeli n'abana ba Egiputa, ariko ubu noneho ibyo byombi biba muri wowe. Ni ukuvuga ngo muri wowe harimo imfura y'Imana, ariko urabizi neza ko muri wowe harimo nanone n'imfura y'Egiputa ishaka gukora ibya Egiputa ashaka. Rero wowe wemera rero kugomwa Egiputa ibyo ishaka ntubikore, ahubwo ukiyegurira Imana kugira ngo ubashe kuba umwana w'ubugingo, ubashe kuba ubarwa mu bazabona ubugingo.
hanyuma ariko nanone Imana ikavuga iti rero iti niwanga ati rero uzakubitwa ku bw'ibyo cyangwa nzarimbura Egiputa, nzarimbura abana b'imfura. Reka mbitangeho urugero kugira ngo mubone uko mubyumva. Urugero iyo dukoresheje nk'igice cya 16 cya Apocalypse cy'ibyahishuwe, ujya kubona ukabona ibyago byabaye mu gihugu cya Egiputa nibyo bigaruka muri za nzabyandwi z'umujinya w'Imana, umujinya Imana ifitiye isi. Inzabya ni ukuvuga ngo ukuntu amazi yabaye amaraso, ukuntu imyuka y'ibikeri, ni ukuvuga ngo juste byose ku murongo. Ibyago byabaye muri Egiputa ubisanga hariya muri Apocalypse mu byahishuwe igice cya 16. Mu nzabya hariya ni inzabyandwi, muri Egiputa byari ibyago 10 byabayeyo. Icyaherutse cyabaye kumaramaza kuyicira imfura. Rero Bibiliya iba ari imvugo y'umwuka, bisaba ngo ugire guhishurirwa ushobore gusobanukirwa icyo Imana ishaka kuvuga. Ni ukuvuga ngo igihe cya Egiputa hariya ni igishushanyo mbonera kikwereka mu by'ukuri ibizaheruka ibihe kugira ngo Imana ishobore guhana. Kuri iyo ubone yahannye igihugu cya Egiputa, biriya ni sembolika, kuko Bibiliya iravuga ngo ibyanditswe byose byabereho kugira ngo bitwigishe, biduhugure, hanyuma tumenye inzira yo gukurikira. Ari nako ivuga iti ijambo ry'Imana nitabaza ry'ibirenge byawe, akaba ari umucyo umurikira intambwe zawe. Ni ukuvuga ngo ukandagira aho rivuze, hanyuma aho ryiyamye ngo ntuhakandagire, ukazibukira nyine ntuhakandagire. Uko nguko rero niko iyi Egiputa ifatira imfura z'Uwiteka ikazibuza kujya gukorera Imana. Iyi Egiputa irakubitwa biriya bimenyetso byose, irakubitwa, iranywa ziriya nzabya z'umujinya w'Imana uko zikurikirana, kugeza aho imfura zayo zizarimbukira zikarangira. Uwo ni wo muburo Imana irimo itanga, kubera ko abahungu ba Lewi baragomba gukorera Uwiteka bakamutura amaturo bakiranutse. Ni ukuvuga ngo ziriya imfura abantu bakabaye batanga, iriya pada Imana itubwira yo gucungura, mu by'ukuri ni ukwicungurira Uwiteka, ni ukwiyereza Uwiteka, ni ukwirobanurira. Ni Imana idusaba ngo twirobanurire Uwiteka, twe kubarwa muri ba bandi, twe kubarwa mu banyamahanga, twe kubarwa mu bapagani, twe kubarwa mu b'iyisi, ahubwo tuba ubwoko bwatoranyijwe, ubwoko bwishyize ku ruhande. Noneho ibyo ngibyo rero bigira ikiguzi gitangwa, ikiguzi gikomeye Yesu yaragitanze Karuvari kugira ngo tube twemerewe. Ariko nawe rero hari agasigara babyita gato kagakeregeshwa, niko babyita, kagakeregeshwa nawe ugomba gukora. Nubwo ndakita gakeregeshwa, ntabwo kuri twebwe kabara agakeregeshwa bisa nkaho bikomeye, ariko ndakita gakeregeshwa nkagereranyije n'umurimo Umwami Yesu Kristo yakoze Karuvari. Niho uzasanga nka Paul iyo arimo abivuga, iyo avugana n'abakolosayi ku gice cya 24 avuga ngo nshima Imana ko ngo ibyasigaye ku byo Kristo yababajwe ngo bisohoje ubwanjye mu mubiri wanjye, kubw'umubiri wari wo torero ry'Umwami Yesu, kugira ngo ndimushyire riboneye. Urumva aravuga ati ibyasigaye ku by'Umwami Yesu Kristo yababajwe. Rero ibyasigaye nako gakeregeshwa yansigiye kugira ngo yewe nanjye niba nemera gucungurirwa Imana, kwishyira apaha, kwirobanurira Uwiteka, nkikura mu mahanga, nkikura mu bantu bavuga urundi rurimi, nkikura mu bapagani, nkikura muri iyi si y'iki gihe sinishushanye nayo. Icyo kiguzi cyo kubareba ibyarindamu yanjye bigahinduka igihombo kubwo kunguka Kristo, ndetse n'indamu zabo nkazibona nk'igihombo, hemera ko isi mbona nk'ubambye nanjye nkayireba nk'ubambye. Ako ngako niko kagakeregeshwa navugaga, niko rero gatuma wambuka ukava mu gihugu cya Egiputa ugashobora kujya gukorera Uwiteka mu butayu, aho ari wamuhamagara, ukaba ubaye imfura y'Uwiteka, ukaba ubaye umwana w'ubugingo, kandi ukaba nturi birimburwe mu mfura za Egiputa, kuko utakiri mu wo muri Egiputa, ahubwo uri imfura iragwa kandi ikaraganwa na Kristo, iri bubone ubugingo. Rero Imana idufashe dushobora kumva umuburo Imana ituburira uyu munsi wa pada,
kugira ngo dushobore kuwubahiriza, kugira ngo dushobore kuwugenderamo, kugira ngo dushobore kuba ari wo twamamaza. uko kuwamamaza si ukuwamamarisha akanwa kacu, ahubwo ni ukuwamamarisha ubuzima bwacu bwa buri munsi, kuko tumenyereye kubaho ubuzima buzi kuvuga cyane ibyo tudakora. Ariko nyamara ibyanditswe biravuga ngo umuntu wese wizera akwiye kuba yiteguye gusobanura impamvu z'ibyiringiro bye. Kandi uko gusobanura, mwumve, ntabwo ijambo originale ntabwo risobanura ko ari ugusobanuza akanwa, ahubwo ni ukwisobanura. Ni ukwisobanura ku kintu cyose kikubaza impamvu z'ibyiringiro byawe. Rero bidusaba kwisobanura kenshi, nta nubwo ari abantu batubaza, ahubwo ni satanuza, ni ibigeragezo, ni za situation zipresenta zigusaba impamvu z'ibyiringiro byawe. Rero iyo zihageze kenshi abantu bananirwa kubisobanura, ubundi bakabihakana. Niko kugwa mu cyaha, ukaba wagiye ku ruhande rw'umwijima ukava ku ruhande rw'umucyo. Rero dukwiye kuba igihe cyose dushobora gusobanura impamvu z'ibyiringiro byacu, ugasobanura situation yose uciyemo. Waba umanutse ugeze mu bibaya bya Baka, ugasobanura impamvu z'ibyiringiro byawe, bigatuma ibyo bibaya bihinduka bikavubuka amasoko, hanyuma ugatambuka ukagenda kugeza igihe ugeze aho utunganirizwa kugera mu izina ry'umwami wacu Yesu. Rero Imana itugirire neza ku bwa none. Imana idufashe gukora inshingano zacu za pada, kugira ngo twirobanurire Uwiteka, tube abacunguriwe Uwiteka, tube amaronko ye, nk'uko Imana ibivuga. Ivuga iti, Israeli ni amaronko yanjye, Itoro ni amaronko yanjye, muri ubwoko bwatoranyijwe, ishyanga ryera, abantu Imana yaronse kugira ngo bamamaze ishimwe ry'abahamagaye, batahoze kera bari ubwoko none bakaba barabaye ubwoko. Iryo ngiryo bakaba ari imfura z'Imana zatangiye kuboneka, zavutse kuva ku munsi wa Bikurimu, ni ukuvuga ngo kuva ku munsi wa Pentecote kuzageza igihe iyi season y'isarura izarangirira, umwuka wera arangije akazi ke, kuko ari we ukora kariya kazi ka Bikurimu. Imana rero itugirire neza. Murakoze. Reka dusoze dusenga, mbibutsa nimero yanjye ni 0781445663. Abashaka kwiga twigira hariya muri T2000 kuri floor ya mbere iruhande rwa Monaco, ku cyumweru duhera saa 9. Yesu abagirire neza. Hanyuma reka dusoze dusenga. Mucunguzi w'ubugingo bwanjye, nanone ndakwamamaje, nanone Yesu Kristo, ndatangaza izina ryawe mwami Yesu, izina ryawe rikiza kandi ribohora, iryo waduhaye ngo dukiriremo, kandi wavuze ngo muri ibyo bihe ndetse naho byaba bikomeye uzubura amaso ye hejuru akambaza izina ryawe, ngo wese azakizwa. Niryo turimo twambaza uyu munsi, kugira ngo riducungure, riduheshe kugera ikirenge mu cyawo, kugira ngo dukore umurimo waduhaye wo kwirobanurira Uwiteka, wo kuba amaronko ye, tukitandukanya n'isi y'iki gihe, kugira ngo dushobore kuba amaronko y'Imana, kugira ngo tuve muri Egiputa tube imfura z'Uwiteka, tube imfura y'Imana, hanyuma twe kuzarimbuka mu mfura za Egiputa, ahubwo tuzabe abacunguriwe Uwiteka. Twemere kujya mu butayu, kujya gukorera umwami wacu, kugira ngo turokoke umujinya uzatera. Mbigushimiye databuja wera, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. 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 Amen.